urukuntu yakubwiraga ngo souvenir rwose ngo nzakurindira umwana akakiri muto mbona babaye umugabo bino bintu bimeze bite ariko saho uwo muntu naramutabaye waramutetuye urukuntu yakubwiraga ngo souvenir rwose ngo nzakurindira umwana akakiri muto mbona babaye umugabo bino bintu bimeze bite ariko saho uwo muntu naramutabaye waramutetuye Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Ikaze TV show nk'ibisanzwe nongeye kwasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizire komeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndashimira ko nama n'ibitekerezo mugire mwandika muri comment. Uyu munsi turi kumwe na souvenir ngira ngo cyangwa se twanamwita umugeni sije souvenir cyangwa umugeni warabimenyereye mbona biraho urumva cyangwa umugeni uri kwitegura gukora ubukwe araciye iminsi tutaganira ariko nubwo muri iyi minsi nabonye ari guhura n'ibizazane byinshi nyine y'umuntu ari mu bintu nk'ibi ntabura ibyitambika rero uyu munsi namusuye mu rugo kugira ngo tuganire anatumira abantu inshuti n'abavandimwe afite inshuti nyinshi ubwo rero namusuye kugira ngo tuganire atubwiye imvano y'ibirori aho uko bimeze aho bizabera invitation zarasohotse ariko hari ababa batarazibonye kuko bose ntago abantu bose bazibonera rimwe n'utarayibonye bashe kumenya aho ibirori bizabera n'uburyo bizaba n'uburyo byose bizabiteguye uwo munsi souvenir ngo ayikaze rero murakoze meze utese ndashima Imana mfaturanyeho ariko nyine ubu twabonanye imyiteguro rigeze burangiye najyaga ngira amatsiko kubaza nese souvenir imyiteguro igeze ariko kuko nkajya mbona urahuze cyane nkavugana umunsi umwe nzagusura wenda tuganire birambuye imyiteguro biri kugenda gake nyine urebye nabikomeye bihari uretse ko nyine ubu n'umuntu ategereje umunsi nyirizina muri make nakubwira ko nta kidasanzwe uretse ko nyine iyo umuntu yiteguye ibikorwa nk'ibi nawe urabizi wenda wawe nabiciyemo umuntu agenda akinira n'amaboko y'abantu menshi kabisa yaba mu masengesho yaba mu kunganiza yaba mu kumbwira ati ibi n'ibi cyangwa ubundi ni gutwerera rega ntanadutwerere nuko ibyo byo nabonye abantu kuri iki gihe nimba ari ubukene bw'abantu nimba ari abantu barakaye umuntu ugutwera ni wa muntu nyine waba hafi pe ariko kuvuga ngo wundi ngo muhura umva ako wenda wasanga iminsi iracyahari ariko ukoze ubu kuvuga ngo abantu waseba abantu barabutaha ariko icyo mu mufuka cyo urimenya wagira Imana ukabona amace yari kakaboneka ni danje abantu benshi bafite ubukwe bafite stress ngiye nabonye na stress ufite we na madamu nyine biraho mbabona mwarabigize kandi abantu benshi bafite ikintu cyitwa ubukwe ubusanga jagaraye mva nyine nono nkamwe harabura ukwezi kumwe urumva ku kwezi mwa kurangiye usanga nyine umuntu ajagaraye ariko mwe ndabona mutuje sinzira imyenda mwaragiye kwipima nyine ndabona mwebwe biraba ariko ngiye numva bakiri igihe sinjya ni komplika ibaze ngiye nkora akazi nk'ibisanzwe nabyukanya kwitigitira ngegarukira marumva nyine ubwo marumva bizaba bizikora kuko nyine ibintu umuntu aba yarabipanze tubwire souvenir utekereje we na Fanny kwinjira muri gahunda y'ubukwe cy'abantu benshi mu mbazi ibyo bintu kubera impamvu ukuntu mwakundanye mwahuye kubera ko nta gihe cyagiciyemo nta gihe pe kumva ubukwe ni ibintu bitunguranye
n'ukuntu banje kwijijisha ngo uyu mukobwa ngo hoya nyuma bikarangira nakwemeje n'umukobwa ugiye no kumukwana y'inkwano ukamusaba ugakwa ibintu byatunguranye mukundanye mu mezi make muhitamo n'abana mu mezi make urumva baravuga ngo nyine wa mugani wawe ntaho hajya buriya ni wari uwanjye rero ari ukuntu ubona n'umuntu ukabona nyine hari itandukaniro ugereranyije n'abandi n'ibyo wifuza ukabona byibura uko uri we arabyakira kandi bikamunyura kuvuga ati rero nta mpamvu yo kujya kwirwa nirukanka reka nemeze umwe bite mbivana no mu nzira nuko nyine nabitekereje buriya ntabwo nize mpanga ubukwe ngo mbupange mvuga ati we nako n'umuntu avanga umwaka utaha bazakoza amafaranga reka njye n'ibintu napanze bati duke mfite nzakora mu bukwe muri ayo kandi bigende neza nuko nyine napanze ubukwe si ibintu nese ko nawe ako nubundi fane namera nkubona akeneye umugabo yego se ukuntu yakubwiraga ngo souvenir rwose ngo nzakurindira umwana akakiri muto mbona babaye umugabo bino bintu bimeze bite ariko saho uwo rero naramutabaye waramutetuye urumva ko rero ubwo nanjye azanshimira ariko nyine buriya twese twahuye dukeneranye nawe cyari cyo gihe wenda cyo gushaka cyane nagiye mu nagasoni z'ubukobwa nagiye mu nabwo bwinshi bunesha umutwe bunjagaraza ngira gute abazana amada bazana abana sugi uzira babera nako butabaza hari arabitwa babera nakura baza arabagiye bazana abana nyibazanyamirambo ruguririya biki nibiki nuko baracyazana abana si hari waje avuga ko turamugarukaho mu kanyariko tubwire ku bijyanye n'ubukwe hazaba urumva ngiye niko nasinye kuri invitation mbona ngo hazaba umurenge no gusaba no gukwa dusobanurire neza kuko hari abantu babyitiranya tugatse hari dote hari biki niba ari ubukwe bwose cyangwa niba hari abantu babyitiranya bagara kamere ku munsi nyirizina umunsi ni 27 z'ukwa 11 ibyo by'abantu babimenye n'abatari babizi na invitation namaze kubikiraho naribi hanyuma ubukwe buzabera mu Bugesera yego ngo bita kuruhuha aho bita kuruhuha tuzakora umurenge mu gitondo saa 4 nyuma y'umurenge habeho gusaba no gukwa n'ubundi ni mu gace kamwe naho ni hafi aho ngaho nyine mu busitani buri hafi aho ubwo nuko ngo rero ivyo nzumva umunsi ari ukomeza abo tuzaje usaba no gukwa nta reception nta bizaba reception urabya muri mu reception byani mu ebyo mu rusengero oya nta bizaba nazabaho dote gusa ni gusaba no gukwa gusa ubundi umukiyakira mugataha ni tukiyakira nyine tugataha koze Tumba bizaba nyine 27 z'ukwa 11 buberaho ubwo abo tuzajyana nabo zaze tujyane kabisa imodoka zirahara bazashaka ko tujyana narabisobanuye tike ni 5500 naye banye kuri groupe 5500 batangiye no kwitanga imodoka abenshi imodoka nuko ikakuvana i Kigali ikakujyana ikonyeka kugaruka buri imodoka izahagurukira hese hano Kimisagara ubwo bazatanga bazahagurukira Kimisagara ariko ndabari muri izo nzira zijya zabafata mu twabacogo mu nzira ibafata dukomeza uwakumva kuza Kimisagara ari kure bitewe n'ahaturuka washobora guhagarara aho ari bitewe niba ari inzira zijya Nyanza tukamunyiraho namaze gufata irembo byo biba mbere byararangiye nyine wasanga utarabimenye ibyo biba mbere ako nigize ko bana mwakenyeye kutaragiye gufata irembo nigize ko bana mwambaye neza we na madamu mbona yambaye ikanzu mbona yambaye costume nibaze nibuka ko abantu mwatashye cyagiye ubwo nagiye kumwerekana iwanyu yego rat nagiye kumwerekana ubu ni inkwano zagezeyo inkwano igenda bagiye gufata irembo urashore zingahe ni nyinshi uri mukobwa jana uri mukobwa jana babahaye inkoni baratera wabahaye inkoni batera umushugushu ubundi niko mu Kinyarwanda babitera kameraman uzi ko ari mukuru azutuntu namwana ibintu warabikuye sha warabikuye niko wabahereje inkoni batera umujugujugu uti aho ugarukira mutware narabona umukobwa mwiza nk'uri ugomba kumuhesha agaciro cyakora umukobwa ubonye noneho gukunda waje gushaka arubaka urumva imyiteguro n'ibimeze gutyo ngira ngo abantu mwabyumvise hanyuma na nimero za telefone nomero ya telefone ni 078 92 71 685 niyo ngiyi baruye kwa kuri souvenir ubwo abazabasha kugira ngo baze tujyane mu bukwe bazabasha kuzaba ndi hanze batazabasha kuza nabwo bazabikurikirana ku mbuga nyine bakurikirana umuhango uko bizagenda gusa nyine muzabashyigikire kwa ko n'abantu banyu
burya ubukwe ni abantu, iyo hatabonetse abantu nyine n'ubundi bwaba, ariko ubukwe ni abantu, kuko niba witanze ukagira nawe ikintu inkunga nyine utanga muri ubwo bukwe, wa mugani si no kuvuga amafaranga gusa, ushobora gusenga Imana tuzabaho umunsi mwiza bizagenda no ku bantu bari nahangiye ku muntu uzaza, ariko nabanye uvuga ngo utazaza nazaba ari inshuti yawe. Ngewe ari umushaka utazi kuko afite impamvu. Naravuze ngo umuntu utazanyigaragariza ntabwo azaba ari umuntu wanjye. Kwigaragariza umuntu ni gute? Kwigaragariza umuntu bwa mbere byibura icyambere igaragara mu birori byanjye, sibyo? Kuvuga ngo gutwerera ngo ikomplike byonyine no kubasha kwishyura tike ukaza, ngiye bizaba biba bihagije, nabwo ubu nwereye, kubera ko ari umushaka kubona tike ariko ntabona ikindi, kandi nabwo ni iby'agaciro kuko iyo tike yanayikoresha mu bindi, nk'abakamane banywa inzoga kubera kugenda kinywera muri mitsingi ebyiri akumva ariko kuba yavuga ati reka ngiye kureba umuvandimwe n'ibyo nta bindi bya mirenge ngemba nsaba aba yatwereye aba yakoze umufuka agatangana cyane nyine ibyo ndi kuvuga. Rero ibibazo umuntu nagutwereye kandi ngo muraziranye ngo ni inshuti murasangira cyangwa muhura mu bintu byinshi, nibukwe nabuje guso ni inshuti nyabaki. Ubukwe burangira nimero yitembereza usibambwa ne wa papa cyane. Ngira ngo kubyerekeranye na gahunda z'ubukwe nuko zimeze, ubwo mwese muratumiwe abazahaboneka, ubwo tuzasangira iyo fanta twinjoye muri twitaye. Hanyuma kiranye na famiye yo kwa Fani, hari ukuntu ukunda umukobwa mugapanga gahunda y'ubukwe ariko mu muryango wenda akaba harimo utarakwishimiye, bigira bihonge njya nkunda kubibona kenshi, ugasanga n'ubukwe bw'abantu burapfuye kubera umuryango. Famiye wabo barakwishimiye bose, nta wazanya akantu ko kuvuga ngo souvenir tumuziho ibi wapi, wagiye umeze nkaho n'ubundi wisanga barakwakira nk'ibisanzwe. Nagize amahirwe kubera ko iwabo twabanje kuba n'inshuti tutarabonana, kubera ko Fani yaraduhuje kuri telefone tukimenya, mwavuganaga kuri telefone Fani tugitangira gukundana ngi iwabo twese tuba inshuti, kuko yese abibwira iwabo twiye tuvugana bakatugira inama, bari bakuzi kuri bari banze. Rero ubwo urumva nyuma banabonye barishima bati wawe ni wowe kabisa, ntabwo iwabo bigize bagira ikindi kibazo runaka, baranyishimiye nanjye ndabishimiye. Ubu rero kano kanya uri kwitwa umugeni. Iyo umuntu afite ubukwe rero yirinda kugenda amajoro, souvenir ngiye kugira inama, ushobora kugenda mu kabari ukora akazi k'ijoro ugenda wakoze ku kimenyetso cy'umusaraba kugira ngo utahe amahoro, urumva kubera ko ushobora kugenda ugasanga bagukubise nk'ikintu, ukoze impanuka cyangwa ukoze ikintu runaka, ukoze ubukwe ufite inuze. Urumva rero iyo umuntu ari umugeni nyine no kwigengesera. Hanyuma uri kumva gute kuva mu busore? Ni cyo kintu warurambiwe, ugiye kugira umugore uzajya ubyuka agasasa agakoropa mu nzu akakumesera, ukabyuka usanga icyayi cyahiye. Ubwo buzima bwo mu busiribateri ni cyo kintu wumva warurambiwe muri ibyo bintu byose, kuba ugiye kuva mu busore ugiye kuba umugabo. Urumva muri make nabaga nikontorora, nkora icyo nshaka, nakorera veni nkavuga ati ndayakoresha ibyo nshaka, nazindi inshingano mfite, nabona nishinze umakuru ngewe birahagije. Ariko wenda ubu ngubu no mu gihe tumaranye utangiye kumenya gusevinga, utangiye kuvuga ati sejo umwana yinagamo bizagenda gutera ishuri, bizatabyinagamo akazi nyine. Urumva bituma waguka no mu bitekerezo, nimba wakonsomaga wenda bibiri, urumva byose birahinduka. Rero bituma uniga ukamenya nyine uko ugomba kwitwara. Ngenekezo rero ko nize nyine ibyo bya save, mwiga nyine no kumenya amasaha runaka ngomba gukora ibintu byanjye, mwiha gahunda muri ngewe mbere na umujinama cyane. Wa muntu nyine ubwira ati mfite ibikorwa ibi nibi, ese tubigenze gute, agakanya kamwe ati bino, undi ngewe urumva nabikora ku giti cyanjye, ariko hari undi no hari izindi mbaraga ushobora kumbwira ati ibi niboya ibi nibi nuko. Urumva rero ibyo byose ni ibintu nagiye nunguka kubera utane nibyo nyine. Muri make witeguye kuba umugabo cyane? Oya, nahoze ndi umugabo, ahubwo ngiye kugira urugo. Umusore muragira umugabo, yitwa umugabo uko afite umugore, ufite ikikugira umugabo n'umugore. Nzi ko abasore bose n'undi ari abagabo, nk'uko abakobwa bose ari abagore. Nzizafata umwana ukivuka mwita umugore. Umwana ukivuka nyine n'umwana ukivuka, umukobwa wese abazaba umugore, ariko ntabwo njya mbyumva n'abantu batubwira umukobwa abazaba umugore ko ntabwo ari umugore. Ntabwo ujya wumva umunsi ariko abakobwa n'abagore. Nk'urugero hari umunsi w'abagore,
nta mukobwa wizihiza umunsi wawe. Arawizihiza, ni umunsi w'abategarugori ntabwo ari umunsi w'abagore. Umunsi wa n'uw'abari n'abategarugori. Urumva ko bashyiramo abategarugori rero n'abakobwa baba bashyizeho. Umunsi w'abari abakobwa nyine batarashaka n'abategarugori b'abagore. Ubwo rero umusore ubwo habaye haribaho umunsi w'abagabo se. W'igitsina gabo babwo umunsi w'abakina bake. Umunsi w'abagabo baho. Yengiye no kurundi bakubwira w'abagabo se. Aretse makoroze ngushima ngo wenda wariyize bipfiriye haka kandi. Kabiri ntago bikunda. Kutagishimwa kabiri umwana. Gusa we wari umusore ugiye mu bagabo. Yego. Kuko ugiye kugira inshinga, ugiye kugira umugore. Ugiye kugira inshinga, ugiye kumenya uti Madame Gasheri urataha kare natetse nibwo ugiye kuba umugabo nyine. Ni kubera inshingano zigiye kwiyongera gusa nyine uvuye mu busore. Hanyuma abakobwa mwakundanye bara bose tuzi wenda n'abatutazi. Ntawe uraguhamagara hari ukuntu umuntu agira umu ex mugatandukana hari ukuntu akigukunda yabona uziko ngewe Imana narabibonye na Fani narabimubwiye nawe bimwe agenda nabyibonera. Uziko ugiye gukora ubukwe na wa muntu wari warakwanze akuvugisha nawe warabibonye ni ukuri kw'Imana ntabwo ari brag. Ugasanga wa muntu warakwiriyeho cyangwa wenda wa muntu wabonaga bigendamo gakatanye kubona ko biri seri. Munabonye ufite ubukwe mwahanga ko utadutumiyera ngo kutamaye invitation. Nimba bagira ngo ubona ko bura ngo nabitamye kugutwerera. Wasanga bagira ngo musezere. Hari ukuntu ngo basezere. Nawe bya bye bye. Y'impamvu mba nkubaza hanini nuko wenda wowe wabinanze mara ukuntu nawe ubyize bikuba. Ndi kuvuga ngabo batangira kukwivugisha. Abo nabagira ngo bagusenyere babagira ngo abo nabo baguhera. Ubwo nawe uri nawe waba wasamye. Ntako kanya. Gatahamagara abafana ati waruzi n'ibindi saturiya sundi tinubwo mufite natwe turamufite. Tidori photo turi kumwe. Turi kumwe se. Ubwo nanye. Rero urabyirinda muri iyi minsi no kwitwa kuko ntago wamenya ahantu uguye cyane. Uretse ko ngewe icyo nshima Imana nuko ngiye ashama. Gusa Imana nyine Imana yamangiye ndikabisa n'ubu. Niba wabikora gute yakubwira ati urakoze. Agira amagambo rimwe abiri. Ariko bene bari hano gutabizi none. Agira amagambo bene babarakara na. Bari rero batavuga. Burana naba nuturagurika gaturagurika. Aho utavuga arakubika ukora ikosa akabika. Ariko iyo apakuruye abivugira rimwe. Arakubyibuka byo. Gusa nyine icy'ingenzi ntabwo ushaka uteganya ibibi ahubwo uteganya ibyiza. Gusa nyine Imana yonyine niyihuza abantu kandi ikabahuza ikabaha n'uburyo bwo kuzahuza byose. Niyo mpamvu rero tutavuga ngo bigenda gutya kuko mwebwe muba muziranye ubwanyu muba mugiye kubana muziranye bihagije kurusha uko twe tuba tubizi inyuma. Hazaba umuhuro se Seveni nudakora umuhuro uzabutubihirije. Uyu muhuro nzawukora ahubwo muzaza gukiro kizatangira uwo munsi. Cameraman arameraguye. Oya nukuruza umuhuruza. Nukuri nge amaye umuhuruza buri kimwe cyose. Si hano se? Hano n'ubundi ariko nyuma y'ubukwe ntabwo ari hano nzaba. Muzimuka? Nzi ko muzaguma hano. Ahubwo se ushobora no gusana azahita mba no mu Rwanda. Mwarakati mufite mwana. Ibyo tuzagira umwanya wo kubivugaho. Abana baragiye. Ibyo tuzagira undi mwanya wo kubivugaho ariko gahunda hari niyo ngiyo kabisa. Okay. Tumva rero nta bindi bintu byinshi twashaka kugira ngo abantu bamenye nyine gahunda z'ubukwe ibintu byose ku murongo barabimenye. Tunamenye ko utazaba ubwo muzajya mu rugo rushya nyine birumvikana. Urumva hano naho nabaga ndi umusore. Kuretse ko no kwashakira ntawe. Wenda nuko aragira abashitsi akagira n'iki urumva birabangama ariko hano numva hano habaga ari umusore undi akenshi usurwa n'abasore bagenzi bawe. Rero banakintu babitwaye. Rero iyo ugize urundi rugo nuko rero bikanamenyekana n'iki buri muntu wese ashaka kuza kugusura iki ubwo niyo mpamvu rero na aho ni sawa. Gira ikintu ubwira abantu badukurikiye rero. Ikintu mbabwira ndabanza mbashimire kwa mwaduteze amatwi kandi nanone muzaze dusangire ibihari twishime tubyine twinjoye kabisa muri rusange kandi nyine nizeye ko bizagenda neza. Kadusoreze hano mu kiganiro cy'ubutanga.